ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mu gihe ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeza kuzamuka, ku batwara n'abagura ibinyabiziga iby'ubwenge gutekereza ku modoka ziri guhindura byinshi mu isi. Gusa ushobora kwibaza nziza kuruta indi cyangwa amahitamo meza hagati ya hybrid car cyangwa se na electric car. Hybrid twigeze kuzivugaho, na electric reka tuzivugeho gatoya. Twe turi The Fixers. Ubundi hybrid mu gihe zikoresha umuriro w'amashanyarazi uva muri bateri, igihe cyose zigenda ku muvuduko utarenga ibirometero 25 mu isaha. Kongera umuvuduko niko umuriro wibika muri bateri ukaza kongera kuwukoresha, bituma zidakenera gucomeka ku mashanyarazi. Ku rundi ruhande electric cyangwa iz'amashanyarazi ntizikoresha essence habe namba. Ibi bituma zitanakenera cyane maintenance, gusa zo zikenera gucomeka ku mashanyarazi ngo zibashe kubika umuriro. Nyamara ibi bituma zidakora urugendo rurerure nk'uko hybrid zishobora kubigenza igihe waba utari ahantu uri bubone amasitasiyo yabugenewe yo kuzicomekaho, kuko zikiri nkeya, ntabwo zicomekwa mu rugo uko wiboneye. Nanone ku rundi ruhande hari izitwa plug-ins hybrid. Izo zifite umwihariko kuko zikenera gucomekwa ku mashanyarazi ngo zibashe kubika umuriro, bigatuma zo zigira imbaraga yewe zikabasha gukora urugendo rwa kure kurenza izindi. Icyo wazirikana, electric car zirahenze kuruta hybrid. Nanone nziza ku bantu bifuza gutunga imodoka zidasohora imyuka yangiza ikirere, ibizwi nka low emissions. Gusa n'ubu uguze electric cyangwa iyo modoka y'amashanyarazi ugakenera gukora urugendo rurerure, uzabanza kumenya niba ku muhanda uzakoresha hari sitasiyo y'amashanyarazi yabugenewe, kuko bitabaye ibyo uzayihakoresha breakdown. Gusa nyinshi zikenera kongerwamo umuriro ari uko zirengeje ibirometero 500. Nabyo ku rundi ruhande ntabwo ari bike. Mu gihe izi modoka z'amashanyarazi zikura umuriro muri bateri yabanje gucomekwa, bitandukanye na hybrid ishobora no gukoresha essence, zo ntahandi zishobora gukura imbaraga ni ku mashanyarazi gusa. Ku rundi ruhande maintenance cyangwa gukorwa kwazo zagize ibibazo ni hafi ya ntabyo, kuko ni gake cyane bishobora kubaho ko igira ikibazo, kuko kubera gukoresha amashanyarazi ibice byayo by'imbere bikora akazi cyangwa se moving parts ni nke cyane, bitandukanye n'izindi zijya gutwika cyangwa gucana ama essence ikizwi nka combustion. Urubuga climatecouncil.org ruvuga ko abanya-Australia benshi bahitamo kwigura electric cars cyangwa imodoka z'amashanyarazi kurenza hybrid. Ibiterwa n'uko bafite ubushobozi bwazo, kandi ku rundi ruhande ntibashaka imyuka na mike ihumanya igihugu cyabo, kuko nubwo hybrid zidasohora imyuka myinshi yangiza ariko zirayisohora. Muri Afurika ho ababasha kuzigondera n'imbarwa ntibaraba benshi. Ubu nibura ukoze impuzandengo y'iziboneka zihenze cyangwa se zihendutse, usanga imodoka y'amashanyarazi wayitekereza uhereye ku $25,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Ayo si make rero ku Banyafurika benshi. Nanone ariko ku bakunda ubuzima bwo gukoresha mu magaraje cyangwa se kutajya mu magaraje kenshi, rimwe na rimwe bihitiramo iz'amashanyarazi, kuko ujya mu igaraje byo ni hafi ya ntabyo. Ku rundi ruhande ariko hari abagira icyo bazinenga bazivugaho. Dore icyo bavuga. Ngo nubwo bavuga ko zidahumanya ikirere, ibyo twigeze kuvugaho byitwa emission, ngo burya si byo, kuko zigira bateri nini kandi cyane, kandi ngo kuzikora ubwabyo ahubwo byangiza ikirere mu gihe zikiri mu nganda, aribyo byitwa battery manufacturing. Ibi rero ngo kuko n'ubundi muri izo process cyangwa se mu nzira zo kugira ngo ziboneke biba byangije ikirere kurenza uko imodoka ubwayo iri kuzangiza ikirere. Bona uko babibona. Nanone bavuga ko izi bateri ahubwo ngo nazo ubwazo ari gake cyane, byikubye gatatu ugereranyije n'izindi, ngo nazo n'ubundi zishobora guhumanya ikirere zigasohora imyuka izwi nka dioxide de carbone, ari wo mwuka wangiza ikirere. Gusa ibi biba ku kigero cyo hasi cyane, ariko nabyo nyine ngo biraba. Ubwo rero ntibivuze ko zitangiza ikirere. Bavuga ko zihenda cyane ku buryo bigoye ko zigonderwa n'abantu benshi, kandi ngo ahubwo zakabaye zihenduka, kuko usibye bateri gusa nta bindi byinshi zikenera.
iyo ahubwo bajya kure bakavuga ko bifite aho bihurira na politiki. Ku munsi Amerika yabonye itakiri gucuruza cyane dore ko Abashinwa bari bubi mu kwigarurira isoko ryazo, Amerika izatangira guhindura imvugo ivuge ko zitujuje ubuziranenge, dore ko bavuga ko izi kwamamaza neza ibicuruzwa byayo ngo ni ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi igihe Amerika izabona itakiri gucuruza izatangira kuzinenga ivuge ko iziri gusohoka zitujuje ubuziranenge. Ubwo rero icyo wazirikana niba ushaka gutunga imodoka y'amashanyarazi cyangwa electric cars, ni nziza ntabwo zangiza ikirere, ariko nanone ku rundi ruhande ziracyahenze. Twe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite, kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram, amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu, ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2, iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.